nk'uko twari tumaze kubisobanura neza, itumatumanaho rihereye mu bworo bw'ikirenge, mu kiganza kigomba kuba cy'amahoro, noneho no mu bwonko imitekerereze myiza ivumbura, itumatumanaho ryo mu kirere, mu mazi no ku mazi hejuru, no ku butaka, ibinyabiziga n'ibinyamitende n'ibyombo n'ibyogajuru. Byose rero ukubera Uwiteka atera intambwe ikomeye yayiteza ikiremwa muntu kugira ngo kigere kuri byinshi, kivumbure byinshi, kibura umwanya wo kuvumbukana, cyoroshe itumatumanaho mu gutwara abantu n'ibyabo, isi yose tugabe tuganze amahoro masamasa n'urukundo n'ubumwe n'umutekano n'umudendezo bya rubanda bituruka ku Uwiteka Yesu Kristo, Nabi Muhamadi na ba Buddha na ba marayika baduhe ubwenge n'ubumenyi n'ubushakashatsi n'ikoranabuhanga shingiro riturutse aho, none tuvumbure byinshi, abadukomokaho bose nabo bakomerezeho, tukomeze tumenye ibyihishe, ibyo Uwiteka byose tubimenye kubera ubwenge agende duhaho gake 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 gake, bunyi bunyi, tuvumbura, tubura umwanya wo kuvumbukana kubera Mana Data Mwana. Birumvikana ibintu nk'ibyo kwizera, abantu bagomba kwizera Yesu Kristo, Nabi Muhamadi na Buddha na ba marayika, bakaduha ubwenge gusigasira gakondo zacu. Mwana Data, Mana iri mu ijuru, turebe ibyoroshye.